umuriro karya umuriro reka mubwire nyiranamba ndakwiyamye kongera kuvuga umwana wanjye mu kanwa kawe uri kunyumva arya wowe utabumbuye umunwa mureze arya ibyo kwanjye narya ibyo kwasi mureze narya gute atarahari reka mubwire ruge reka gushaka kuvugira nyiranamba umwana wanjye arya wowe ubumbye umunwa mu myaka nushaka gucyura umwana wanjye vuga ibindi ariko nongeye kuvuga ku mwana wanjye isigaje niyongere kuvuga ku mwana wanjye muri iyo myaka 10 isigaje yarazi ko arya cyangwa aryama hanyuma ngewe se utekereza ko iki cyemezo Nyirantambara yafashe ari iki? Ngiye kukikubwira ariko urasanga ari ikintu gihambaye cyane. Mbere ya byose reka mfate amasegonda 2 mbanze nkubwire ikintu kimwe wowe kandi wihangane uburetse kuva aho ubanza ucyumve neza. Yaba uri umuhungu cyangwa umukobwa hari ikintu ngiye kubabwira. Ino filime Inzira y'Umusaraba kuyireba irashimishije. Ntiwumve ko ukunda iribagiza cyangwa cyusa. Ibyo gusa ngo wumve ko bihagije cyangwa biguha ibyishimo. Yewe muntu uri kunyumva nona. Ibi bintu ukwiye kubikuramo isomo ndetse cyane cyane ibingibi biri kuba kwa Rugema. Kuko urumva Rugema na yashakanye na Nyirantambara nta numwe uzi yuko undi afite umwana cyangwa yigeze ashaka. Ibi bintu ikintu nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo hari ukuntu dushobora guhurira nko mu mujyi runaka, uri umukobwa ndi umuhungu tugahuza kandi ngewe umuhungu mu cyaro narahasize umukobwa urugero twasezeranye cyangwa twabyaranye. Wowe ugeze hano none aha rero tugeranye aha dufashe ukore subscribe kuko subscribe ni ikintu cy'ingenzi. Tayari reka twiyumvire. Cyangwa uri umukobwa ukaba warabyaye ukabimpisha ariho nyine bigaruka abantu mu nyuma. Ni ukuvuga ngo ibino bintu bikunze kubaho cyane kandi n'inyigisho baba bari gutanga. Izi nyigisho uba ukwiye kuzireba. Uko umuhungu yaba atarabanye na wa mukobwa yateye inda ntutekereze ko we muzarambana. Oya ntabwo mushobora kurambana kuko n'uwo yateye inda akamuta yamubwiraga ko ibihe byose cyangwa ibihe bibi barimo bazabibanamo kugeza gupfa. Utekereza ko bizagenda ute? Sinkubwiye ngo wanga umuntu wabyaye cyangwa utarabyaye. We banza ushishoze neza urebe ahantu ibintu byose byapfiriye. Ese n'umukobwa wanze umuhungu cyangwa n'umuhungu wanze umukobwa? Ese ni gute uhuye n'umuntu uturuka i Rusizi nawe uturuka iburasirazuba za Rutsiro, ni Rutsiro ra Gatsibo, za Gatsibo, tayari mugahurira i Kigali mukumva ko mukwiye kubana, nta wabuzi ntacyo uzi. Yewe iyi ni inyigisho baba bari gutanga, mwihangane kubera ko aka kantu mba nkwiye kubanza kukababwira kuko njyewe ntabwo nababwira yuko mutari abantu banjye. Akenshi ushobora kureba ino filimi ukumva neza biragushimishije, iribageza na cyose bari mu rukundo, bari mu bibazo kwihanganira urukundo, ariko buriya ntabwo njye mbona aricyo kintu kirangaje kiri imbere mu bintu byose. Ikintu kiri imbere ni ibijyanye n'aha kwa Rugema. Urumva ko Nyirantambara yabyaye umwana, yamara kumubyara haciyemo imyaka irenga 25 Rugema atabizi. Rugema akaba yari yarasezeranye n'umugore hagacamo imyaka 20. Nyirantambara atabizi. Ndetse mu myaka 10 y'uko Kanyanasa, urumva na Nyirantambara ntabyo yarazi. Ese nta bindi bintu byihishe inyuma yabo? Akaba ari byo kuvuga ngo bigisha abantu ngo mbere yo gukora ikintu jya ubanza umeshoninge neza ko icyo kintu ugiye gukora nta ngaruka, nimba nta ngaruka kizakugiraho. Rero ntabwo mbabwiye ngo ntimukundane n'abantu. Hari ukuntu njya mbona dukundanira ku mbuga simbizi neza kuri za Facebook, WhatsApp ndetse n'ahandi tugakundana. Ese neza njyewe ugiye gukunda uranzi? Ntago nzi. Ese ikindi kintu njyewe ugiye kugukunda ndakuzi? Ntago nkuzi neza. Kandi baravuga ngo umuntu si inyama n'amaraso n'amagufa. Hoya ntago ari ibyo ngibyo, ariko umuntu afite ikimwihishe. Mbere ya byose rero mwihangane, aba ari akantu mbanje kubabwira. Ndetse wowe dukomeje kubana cyangwa ugeze hano
nizere ko wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora mfasha uyikore unshyigikire, ndetse nimba wifuza ko hari ibindi biganiro bitari ibi ngibi bigendanye na true story cyangwa inkuru zabayeho mwambwira nkajya nzibabwira, kuko hari inkuru zubaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu twebwe bidushimishe ngo bigeze aharyoshye, ahubwo tubanze turebe ngo kino kintu naguriye nafashe amafaranga yanjye nkajya kureba nakuyemo iki. Aha reka twitangirire story yacu. Ese dutekereza ko Nyirantambara agiye kuvuga ngo Nyirantambara nta kindi kintu agiye kuvuga, agiye kuvuga ati ubu ngubu ngenda agiye kuzinga iby'iwe agende. Rugema aremera ko agenda se bafitanye amabanga? Rugema ntabwo ari bwemere ko agenda bafitanye amabanga, icyo ni ikindi kintu. Ariko ibi bintu biduha isomo bantu banjye. Aka niko kantu ninje kubabwira, kuko nta byinshi ninje kubabwira kuko muri abantu banjye, ariko hari ukuntu tuba tureba ibintu ntihagire ikintu dukuramo, kuko umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku kandi umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku. Ndetse waba uri umugore cyangwa umuhungu cyangwa umugabo cyangwa umukobwa, menya ko iyo uri kureba ikintu uba ukwiye kugira icyo ukuramo. Bino bintu byose ni inyigisho kandi turabashimira abakomeje kutugezaho zino nyigisho. Hari indi nyigisho nakuyemo ndibuze kuyibabwira, ariko yo irasekeje kandi ni na nziza cyane. Rero wowe wakoze subscribe uri buze kuyibona, ndetse nawe utarayikora mfasha uyikore, kuko uri umuntu w'agaciro. Ntukajye tureba ikintu bijyanye n'ibi ngibi ngo biri kudushimisha, ngo Nyirantambara agende, ngo nande agende, ngo hasigare Mama Kanyana. Aho ngaho uba ushyigikiye amakosa. Wishyigikira amakosa kubera yuko ibi bintu nawe bishobora kukubaho mu buryo utazi, kubera ko umuntu aba afite ikimwihishemo. Nawe ahubwo we tekereza ukuntu ibibazo bikemuka, ku buryo nawe ikibazo icyo ari cyo cyose cyakubaho, yaba ari uburyo ki ubona Cyusa abayeho, Kanyana abayeho, ndetse n'abandi babayeho, ndetse no mu buzima busanzwe umeshoninge yuko uvuga ati ikibazo kimbayeho runaka nagikemura mw'ubu buryo, nta kintu cyangije kandi nta n'ikintu gikomerekeje. Ngenda bakunda nihitiraga. Rero dusubire mu kanya mu kiganiro, kuko muri abantu b'agaciro kandi muri abantu bo kubahwa. Imana ibandindire kandi nanjye ndabakunda cyane. Bye bye. Ndetse ushaka kwamamaza cyangwa ushaka kudutera inkunga cyangwa ushaka kutuvugisha bisanzwe kuri telefone, watwandikira kuri WhatsApp yacu 0788975232 cyangwa ukaduhamagara kuri 0794206352 0794406355. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, kandi mba numva ntabasiga, ariko mu kanya ndabakorera ikindi kiganiro. Wowe rero utarakoze subscribe mbabarira uyikore.